izihe nzozi yego urota zikwereka ko bigusaba gukomeza kwizera Imana muri situation urimo rwose naho ngaho ntabwo ubundi ni hafi nk'icumi ariko wa muda tuba twarihaye ndababwira izirusha izindi eshanu yego zifite izindi bitari ngombwa ko tujyamo yego kandi bisaba ko urababaye urahangayitse urarwaye nta byiringiro nta bihumuriza nta muntu ukugeraho uricaye ukumva ugiye gupfa ni izihe nzozi ushobora kurota wamara kuza uti wow biravuze ngo reka ngumye nizera Imana mbeshya abantu mbabwira ibitari byo umuntu uhora wiseguye Bibiliya n'uwiseguye charge ya telefone n'uwiseguye telefone aba bantu ni urinzwe ni bamwe uwiseguye umuhoro n'uwiseguye imiti y'abapfumu ngo katsi yashyize ku musego n'ufite Bibiliya mu kiganza akayishyira mu gatuza ke ntabwo ari bamwe urambwira ko abantu ari bamwe ntabwo ari bamwe mushoma baretse amarangamutima yabo koko ngo tubiganireho yiseguye imiti y'abapfumu undi yiseguye charge ya telefone undi yiseguye undi araranye kuteri n'imiziki muri telefone undi afite igipupe arapfumba utaza bagikoze n'icyo kiga cy'urupusi cyangwa cy'urubwa aho nzabirambura yego ikimenyetso gikomeye ugasanga nta mafaranga ugira yego nta n'ubwiza unagira nta n'ibintu bihambaye ugira ariko ukabona abantu barakugirira ishyari barakurwanya ishyari bireke aho ngaho ishyari jalousie mu gifaransa ishyari kaza ariko nta modoka ngira nta nzu ngira sinzi kwigisha ntabwo mfite kamera ihambaye simfite amarense ahambaye lenzi zihambaye nta n'imiryango ngira kuki abantu bangirira ishyari icyo ni ikimenyetso cya promotion ku buzima bwawe ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mafuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe ukurikiye ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana abane nawe aho udukurikiye uherereye hose upfa kuba wumva ukanavuga ururimi rw'ikinyarwanda Imana iguhe umugisha. Wowe utameze neza nakwifuriza kumera neza. Imana y'amahoro rwose n'ukuri ibane nawe urwaye, ibane nawe urwaje, ibane nawe ufite ibibazo bitandukanye. Turagarutse n'ubundi amazina yanjye ni Jerry, ndagarukanye na Pasteur Ntambabazi. Yesu ashimwe mushomba. Yesu ahimbazwe cyane. Imana iguhe umugisha Jerry, nishimiye kongera kuba twicaranye nawe. Amen. Mpamvu byishimiye ni impamvu nk'eshatu. Tugenda mu isi nk'ibyago tuba duherukana kera.
rero kuba umuntu abona hari icyahindutse mu buzima kabona undi munsi urawubonye yego kimenya ko ari amahirwe akomeye amahirwe akomeye mushumba ubundi ntabwo ari ibisanzwe amen amen kuba umuntu yaryamye akabyuka bikemera ntabwo ari ibisanzwe hari abo bitakunze rero turashima Imana cyane urakoze cyane nagira ngo nubwo ujye ugashyira muri jingo bakakumva ariko nongere nibutse abavandimwe badukurikira ku Mwebwe Abera Ministries yego ni ukuri itorero ryose umuntu arimo ntarigumemo kuko nta Imana itaba cyane ubu wambazaga se n'umusilamu niba yumva bimuhuza n'Imana aho sinjya ndenga kuri urwo ruhande ariko ntakabure kumva Umwebwe Abera Ministries ajyaza yumva afashwe asubirireyo ni nabwo kumva nabwo ni kuri internet nta teraniro nta rusengero nta n'iki byose ari kimwe niyo mpamvu nari nkubwiye ngo niyo yaba asengera mu idini runaka abantu batemera bandi bateke ko buriya kuvuga ngo amadini ngo duhangane n'amatorero bisa naho atari ibintu by'ubwenge burya kuko niba umuntu apfukama akumva yabonye Imana biramuhagije rero Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari itorero ntabwo ari idini nta n'abayoboke dukenera nta n'urusengero ruhari twe duhurira online gusa tukagusengera ugasobanukirwa ukagenda iyo umenye inzozi zivuga iki ni gute nabana n'abantu ni ibintu biri social ubundi tukakwigisha kumenya ibimenyetso runaka biri physique biri spirituel so buri muntu rero mu itorero rye rwose kuko nanjye nubwo nyobora Ubumwe bw'Abera Ministries ariko ndi pastor muri ADPR sindavayo aho byumvikane neza ko twe ushatse gutera inkunga n'ubushake bwe ntawe duforusa ntawe dushyiraho imbaraga rero Ubumwe bw'Abera ngwino wigira ubwenge ko wabana n'abantu ko watera imbere ko wakwirinda abarozi ko wandi kubana n'Imana uko wabana n'abagome n'abagambanyi aho waca ko wabigenza ko waca karando ko waca imivumo ibyo byose ubyimenyere kankubwire Imana ntiba mu nsengero iba mu mutima w'umuntu tujya mu rusengero kugira ngo dufatanye n'abandi waruzi mpamvu tujya mu rusengero ni ukugira ngo nk'imigani biravuze ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi nako mugenzi w'umuntu akaza undi duhurira mu rusengero kugira ngo dusharinge ubuhamya tuganire dukomezanye ariko ubundi Imana still ibiri mu mutima w'umuntu that's good ndasobanukiwe Imana ibaho umugisha tubakunda idini ryose urimo kereka ry'abapfumu ryo kwa Satani vayo cya kabiri umuntu wumva avuga ati singira aho nsengera aratubwira tukamuganiriza tukamuyobora tukamworiyanta wahitamo hajyanye n'umuco wawe niba ushaka gusenga ukunda ibi n'ibidure katari ikindi arampamagaye nijoro arambwira ati nagira ngo ngire inama ati nkoreshe dosiye y'urubanza ndamubwira n'uva nshuti yanjye ako ni akazi ni business iyo ngiyo uragomba ko nanjye ntanga imisoro muri Rwanda Revenue niba ari by'amategeko kireka ufite ikibazo uri mu cyiciro cya mbere ugowe ariko niba ari ibindi y'amategeko urabanza ukishyura ibyo bitandukanye nticyakora gusengera Imana gukiriza urubanza nta mafaranga akenerwa ariko kumwe ngo mwige dossier nyinjiremo ngo ushakire umwavoka icyo gihe ubugiye mu cyo bita mu mategeko aho hantu rero hasaba ubushobozi n'akuriyanta ubuke muri icyo kibazo murakoze Jeremiah urakoze cyane mushumba rero kuri ino si duhora tubivuga hano ku Bumwe bw'Abera Ministries uyu munsi maze iminsi nibaza utuntu dutandukanye duhura n'uburwayi duhura n'intambara zitandukanye mu buzima turababazwa turagambanirwa tukarota ibibi amashyari inzangano mushumba bikagenda bikababaza umutima wacu tugatsikamirwa ahari rimwe na rimwe tukibaza yuko n'Imana yadutaye muri ako kababaro kose mushumba nagira ngo umbwire inzozi ushobora kurota zikwereka ko nubwo uri muri ibyo bibazo byose ariko ukwiriye kugirira icyizere Imana ariko mbere yuko ukinsubiza ndagira ngo ni ikihe kimenyetso cya nyuma na nyuma kikwereka ko ni ikihe kimenyetso cyakwereka ko uri umuntu udasanzwe nubwo waba utabyiziho wowe ubwawe noneho abantu nibihangane nubwo ngiye gusubira ko kiri mu biganiro biri inyuma ho gatoya tuzakora ntibuka umunsi ariko kirahari aho nzabirambura ikimenyetso gikomeye ugasanga nta mafaranga ugira nta n'ubwiza unagira nta n'ibintu bihambaye ugira
ariko ukabona abantu barakugirira ishyari, barakurwanya ishyari bireke aho ngaho, jealousy, ishyari, jalousie mu gifaransa, ishyari. ishyari. Kwibaza ariko nta modoka ngira, nta nzu ngira, sinzi kwiyogisha, ntabwo mfite kamera ihambaye, simfite amarensi ahambaye, lenzi zihambaye, nta n'imiryango ngira, kuki abantu bangirira ishyari? Icyo ni ikimenyetso cya promotion ku buzima bwawe. Bitinde nta n'umwanya urabadepansa ukagura ko bakubonamo icyo utibonamo, bundi baba bakurebamo icyo wowe utazi ko ufite. ku kantu urakumvise, ndagira ngo nkangurire abantu mu biganiro bizakurikiraho nzakivugaho, bakubonamo ubushobozi wowe utibonamo. Cya kabiri barakugambanira, yego, baragambana mpaka bamenya aho utuye, aho urara, aho uryama, mbega ukibaza ko sindakodesha cyane, ariko ibintu ni ibiki? Ubundi niyo nasiga ntafunze ni urukweto rumwe batwara, nta kindi bajyana. Urumva kubwira kukumva cyane, ukibaza mu bintu tunze, kumbi ufite ubwenge n'ubuhanga n'imitekerereze irenze yaba utaramenya. Icyo ndavuga ngo bitonde, nejo ni kare gishobora kuzaboneka mu minsi runaka, wowe komeza ntukabere ku rumwe bw'abera saa 12 za mu gitondo ku bari mu Rwanda. Yego, urakoze cyane, urakumvise, ndakumvise, nzakadevelopa nanjye nzaba urakoze. Nkomeje ku kiganiro tubwiye, ni izihe nzozi urota zikwereka ko bigusaba gukomeza kwizera Imana muri situwasiyo urimo rwose? Naho ngaho ntabwo ubundi ni hafi nk'icumi, ariko wa muda tuba twarihaye ndababwira izirusha izindi eshanu, zifite izindi bitari ngombwa ko tujyamo, kandi bisaba ko urababaye, urahangayitse, urarwaye, nta byiringiro, nta bihumuriza, nta muntu ukugeraho, uricaye ukumva ugiye gupfa. Ni izihe nzozi ushobora kurota wamara kuzaho uti wow, biravuze ngo reka ngumye nizera Imana. Ni dreams remind you to trust God in your situation. Ni inzozi zikwereka, zikwibutsa kugumya kwizera Imana muri situwasiyo ari yose. Ufite amatsiko menshi n'abadukuriye bafite amatsiko. Icya mbere ni igihe uzarota ubona ufite Bibiliya mu ntoki zawe, wayiholdinze, icyo bita kubuyifashe, Imana no kuyikomeza mu gatuza, wayiryamira, ariko ukumva urayifite mu maboko yawe, bisobanuye ngo ubumbatiye ijambo ry'Imana. Iyo ni inzozi ya mbere, kubumbatira Bibiliya, kuyifata. Ushobora kuba uyifashe, uyiseguye, uyiryamiye se, cyangwa urimo uyifite imbere yawe, kandi ukayimarana umwanya, kabone n'ubwo ushobora kuba uyifite ifunguye, yego, cyangwa se idafunguye. Yego, cyane abantu banenga abantu ngo kwisegura Bibiliya ngo ntacyo bivuze. Abantu bajya bareka amarangamutima yabo. Nta muntu waba ufite Bibiliya mu buriri bwe ngo dayimoni hakandagire, kereka niba nta jambo ry'Imana ufite. Hari ibintu abantu babwira abantu bivuye mu marangamutima yacu, ariko ibaze umuntu uraranye Bibiliya byumva ngo kuyirarana ntacyo bimaze, nta n'icyo byagufasha, udakijijwe byo ntacyo, ariko igihe cyumira ko hari ijambo ry'Imana. Yego, ibintu bamwe hari igihe abantu bicara, Imana izambabarire kumwe bw'abera mu myaka ashigaje yo kubaho. Aha naho gusobanukirwa, naho kugira ngo uribwire ukuri, mbeshya abantu mbabwire bitari byo. Umuntu wiseguye Bibiliya n'uwiseguye cage ya telefone, n'uwiseguye telefone, aba bantu ni urinzwe ni bamwe. Uwiseguye umuhoro, n'uwiseguye imiti y'abapfumu, ngo katsi yashyize ku musego, n'ufite Bibiliya mu kiganza akayishyira mu gatuza ke. Ntabwo ari bamwe, urambwira ko abantu ari bamwe? Ntabwo ari bamwe mushomba, baretse amarangamutima yabo koko. Ngo tubiganireho. Yiseguye imiti y'abapfumu, undi yiseguye charger ya telefone, undi yiseguye undi araranye kuteri n'imiziki muri telefone, undi afite igipupa, arapfumbase utaza bagikoze n'icyo kiga cy'urupusi cyangwa cy'urubwa, ntuzi kirimo. Niba bari n'igipupa cy'umwana ni gitoyi, ntabwo ari ikintu kizima. Yego, undi araranye kapote ku musego, nta n'umugore agira aho ngaho n'iki, babona mufite ntabwo ari ngombwa. Yego, undi araranye ubuhiri n'umusego hariya, undi araranye the word of God, yiseguye ijambo ry'Imana. Uwo muntu mwarota kimwe? Badutandukanyirize nabo, ntabwo mwarota kimwe. Kumva no kurota holdings, ifene nubwo utabuye holdings, reka mbagira inama. Yego, Bibiliya ntikarare kure yawe.
kandi ntumbwire iyo muri telefone Bibiliya ubwayo. abona ko abantu rero Satani atangiye kubiba akabazanira udusirimu akabazanira izo muri telefone izi ngizi zisanzwe tugendana iyi iri hard niyo ngusaba yenda software wayitwara bitewe n'ingendo ujyamo ariko ko muri telefone hari nk'amafoto hari nk'ibiki harimo ibintu bitandukanye abatuye telefone tuza hari n'amafoto agwa muri telefone utazi ukwaje hari nigeze kubona umuntu yasharinze ikintu cya pornography muri groupe baramubwiye ariko ndomerwa ni nk'ibyo byose rero harimo ama site menshi atandukanye urumva urya muntu ariko ufashe irya hard akayishyira hafi ku musego aba yiringiye ibyanditswe birimo erega buriya ntabwo aba yiseguye Bibiliya aba yiseguye ijambo ry'Imana itaba kidasanzwe wayitwitse yayizize hari uwasenze umukobwa ngo nta kimana inkora arayitabura ibyago byamukurikiye yarabibonye kuko ntiyizeye ubuhanuzi bwavuzwe na Bibiliya yizeye ubuhanuzi bwavuzwe n'abantu arangije abuhuza na Bibiliya kandi abantu ushobora guhanurira kubera amarangamutima cyane bakaguhanurira kubera ubuyobe bakaguhanurira Satani yabateye ku isi hari umwuka umwe w'Imana gusa ariko abantu bishyiriyeho imyuka mwundi mwuka na Satani azana hari umwuka w'Imana ukorera mu bantu hakabaho n'amarangamutima y'abantu bita ngo ni umwuka yakorera ati Jerry ndabona di Imana gukorera ibi niba rigeze kumbaza cyane ko agenda ndi mu bantu bashatse nkuzeho gakeya ariko nari nkuze ariko rata mu maso y'abantu nari nkuze ariko mu maso y'Imana nari nkiri muto araza kuvangirwaho nayo imyaka 41 nashatse rero aramwanga Imana iravuze umwana wa kabiri Imana izamuha umugisha nagerageje no kumubyara byaranze ndamureka ko rero naga nkuze akumva ko kama mfite abana nari ndi mu karere ntavuga barongora bakiri batoya urumva na marangamutima yabonye ko mpagaze undi arambwira ati Imana yo mu ijuru avuze ngo izagu akamodoka gato ufite Imana iragahinduye ariko uroye igihagararo ukongana yumvaga ufite n'akavatiri ariko nta mfite ubwo uwo muntu na marangamutima yagombye kunyifuriza avuga ati ndumva ashaka gusabira Imana guha iki ariko ntabeshye ngo n'Imana yavuze iki Imana itavuze igikora hakaba n'umwuka wa Satani wo kuteranya abantu harimo benshi rero bicaye kuri uwo mutogoto w'inkono bavuga ko ari Imana yababwiye Imana icyo yavuze izagisoza byange bitinde none se mushumba ko hari ijambo njya numva ngo niyo yaba atari yivuze ngo apfa kuba yavuze mu izina rya Yesu uko ni ukunyemeka ahubwo dore ukuri guhari byakire imana bazihanganira reka tubireke n'imvugo ntajya nakunda icyo nemera byo nshobora kuba Imana itavuganye nanjye ahubwo ariko Jerry ndumva nkwifuriza ngasenga Imana ntimana ndasabira kana kumuha kino kintu kuko Imana ikora ibyo yatwemereye igakora icyo tuyifujeho ikadukorera n'ibindi ifite uko hando bigusabiye wibeshyira ngo Imana yavuze vuga ati giye mu gitekerezo cyanjye ndumva ngiye gusaba Imana gukorera ikintu kiniki ibeshyira ngo yavuze itageze gute ibyo yavuze no kubikora izagira izabikora rero umwuka wa Satani ngiye kubwira n'ubuhanuzi buteranya buvangira amatiku bakubwira ngo uriya mugore si uwawe bakubwira ngo umuturanyi arakuruza bya bintu bisa nkaho bigonganisha abantu so tugomba kumva icyo kintu ni nabyo turi kubona muri ino minsi noneho rero ikisha abantu ngo usetse rero burya umwuka wa Satani ntushobora kuvumbura ni uyu mwuka w'amarangamutima arebye uko uhagaze arebye gusa akavuga ngo Imana yavuze itageze gute ibyo ni abantu bose biringiye babuze byanze no gusohora avuga ngo Imana yaramubeshye ariko kumbi reka ngire inama abahanuzi bagenzi banjye navuga nti muntu w'Imana ndebye uko umeze ibi bintu urimo ntago bikubereye ngiye gupfukama n'inginga Imana ikuhe bikubereye nkana bikubwira ko ngiye gusaba Imana kandi yanyumva aho kwibeshyira ngo yavuze itageze gute itakuvugishije wish kwifuriza umuntu iyo Imana irayumva cyane kuruta kugira gute kuyibeshyera ngo iravuze sawa inzozi ya mbere ari kuba ufite Bibiliya uyiholdings cyane rwose ayisegura wari hafi yawe uri imbere uyifite byanyungiza inzozi ya kabiri rero ni ukurota uri musenga Imana mu ijoro burya abantu baryama akarota ari mu ndi matiya zivuga kuva yanabaho kasenga Imana ukabira icyuyu ukabona murasenga uri ku musozi urazenguruka birakubwira ngo muri iyo situation urimo muri izo ntambaro urimo Imana ndakwibutsa gukomeza unyizere ngiye kubikora komeza unyizere komeza unyizere hamwe bavuze ngo nuko bibutse Uwiteka ntimukamuturize ngo kugera ubwo azashyira amahoro muri Yerusalemu
wakumvira ariko abibutse inzozi ya Uwiteka. kabiri ntimukamuturize bivuga ngo mu gihe cyose urose urimo usenga yego imana, hari n'abavuga mu ndimi nta mpano bahawe, Mm. cyangwa urimo utembera ugenda uvuga kandi usinzira uri mu nzozi, menya ngo ni ikimenyetso cya kabiri kikwibutsa ko urwo rugo rwakunaniye, akazi kakunaniye, ubuzima bwakunaniye, abaguhagurukiye ugiye kubisohokamo ndetse vuba byihuse. Hari icyo ubariza abanywanyi bawe ikintu ndi basigaye kubariza bagukunda ubwo cyane. urumva ni ugusenga, uri gusenga Mu hanyuma nzozi. iyo uri gusengera abandi nabyo ni kimwe, yego isasiyeri ni uko uri musenga. gusenga Erega buriya nta wagaburira ibyo atatetse, ntibibaho, ntawe ugaburira inkono atatetse. kandi uwatetse abanza kuryaho. Iyo usengera abandi fasiti uba ubanje kwisengera burya. cyane Burya umuntu usengera abandi Imana iramwumva, kandi Imana ntiyakumva ibyo wanje kumva uri gusenga. Uko waba usenga kose, uko waba ukora kose, ukumva urasenga ukajya imbere y'Imana, ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko Imana ikwibutsa ngo urwo rugamba rumunyuramo nubwo nta nzira ubona. Kumenya wizera Imana igiye kubikora. haleluya. numva ari byiza cyane. Icya gatatu gikomeye nacyo cyiza ni ukwibona uri mu rusengero. Inside mu rusengero n'imbere, and outside. si inyuma, ni Uri imbere. mu rusengero imbere, nubwo waba uririmba utaba uririmba, ukibona uhagaze mu rusengero, ushobora kuba atari urw'usengeramo, Yego. atari n'urwubamo, utararukandagiramo, ariko ari church uhagazemo imbere. Waba uririmba, waba ubyina, waba utaririmba, ariko uhagaze nk'imbere. Yeah. Iyo nayo ni inzozi ya gatatu ikwereka ngo please remind, trust me. Niko Imana ivuga ngo komeza unyizere. Imana komeza unyizere, komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. abashakashaka Imana mukomeze iyo nzira. Nzambaza Imana niyo nyir'ubuzima, nitanga imbaraga, ubwo namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho, niyo mukiro. Nubwo barota uhagaze mu rusengero rw'abakatolika, ntacyo reka ibyo mushyiraho amazina ni ngo mubyizanire, kuko Imana ntibahasengera shitani. ni Imana bahasa. aho uhagaze aho ngaho wanambaza ngo se ngo wibonye mu musigiti utari umusilamu, bose basenga shitani se? si Imana se Si basenga. Allah, ni Imana. si izina ry'Imana se? Yego. Tureke guca imanza mu madini. Wowe kwibona uhagaze mu rusengero rwabo rw'abaporoso, abadivaniste, abagatulika, urwo ari rwo rwose, kereka uhagaze kwa Buda, amenye ko huye n'ibigirwamana. Uhagaze mu kazi k'abapfumu ufite ibibazo. Turavuga abantu basengera iki? Imana. Bavuga izina Imana ishobora byose. Ukibonamo Jeri, vuga uti cya gisozi kirarindimutse cyane. Eka inzozi nziza. Just nifuje kuzirota, Remind nkurikiye nkwifurije to trust God yego in your muri situation yose uhagazemo. Numva biri guhura no nabyumvise. ndi kubyumva cyane. Waba uririmba, waba usenga, waba upfukamye, upfa kuba uri mu rusengero hagati. n'imbere Rwaba nta suku rufite, nta ntebe nk'izo bagiye gusenya nabonye, haba ari icyo si ikibazo, ni uko ari inzu yitirirwa izina ry'iki? ry'Imana. Y'Imana ishobora byose. Nkuko rero nagusobanurira ko ugomba kwibona mu rusengero. Ahangaha yenda mbere y'uko mbaza, hari igihe umuntu ashobora kwisanga ari wenyine mu rusengero ari wenyine, cyangwa harimo pasiteri, harimo padiri, harimo n'abandi bantu benshi. Ibyo byose nta meaning cyangwa ntacyo bihombya, cy'ingenzi ni uko wibonyemo gusa. umuntu yakwibaza ati se niyo naba ndi mu musigiti, ndi kubona shehe, ndi mu kiliziya, ndi kubona padiri, Bose bavuga shitani cyangwa bavuga Imana. nyine niyo mpamvu umuntu yakwibaza agashobora kugera Aya madini mubona abagenda bagenda bahangana, no guhanganira inyungu z'amadini ntabwo ari iz'ubukristo. ese mama Birabye ngo uwambaza izina ry'Imana azakizwa. Siko bavuga. niko bavuga. Nagusobanura nkubwira ngo ati ni inyungu z'amadini barwanira. ni inyungu z'amadini, ubundi uwambaza izina ry'Imana wese azakizwa. azakizwa Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana cyane. uryizera, urivuga. Rero kuba wabona muri urwo rusengero babazaga hari nk'abantu benshi cyangwa batanarimo,
upfa kuba wowe uhari uhagaze mu nzu yitiriwe izina ry'iki ry'Imana. so ntabwo inzu y'Imana ushobora ngo ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. nuko bavuye mu iteraniro mu kanya bakoreramo n'inama kandi bakanatonganiramo banaharwanira. Hari aho twabonaga bakodesha mu gitondo hari bare, bambe n'injoro ari bare, mu gitondo hakabamo amateraniro. hari n'aho bakoreramo ubukwe cyane reception y'ubukwe. Oya, ni rwose inzu barabikora. yitiriwe. ubundi inzu y'Imana urayizi nikubwire umutima w'umuntu. umutima w'umuntu niho hatajya. tekereza ko Imana yavuze ngo yavuze mwanyubakira nzu ki natura ahantu ki, ko ijuru ari intebe yanjye isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. uvuga ngo ntanze Imana ikwirwamo, ariko imagine ukuntu ikwira mu mutima w'umuntu. kwizera mwipfa inyungu z'amadini aho wahagarara hose, nubwo wahagarara mu idini udasengeramo upfa kwibona uhagaze mu rusengero, haba ari nko padiri, haba ari bababonamo bose barimo bose. ibyo ntubyiteho ngo nabonye ishusho wapi. menya ngo Imana yavuze ngo trust, ngo umunyizere. sindagutererana mu kibazo, sindakureka, ngiye kugica bikumenyesheje ati ibyo uri gucamo ndi kumwe nawe. ndabizi. Kaya ndirimba ati humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere y'uko ubimbwira mba namaze kubibona, kandi bitera ubwoba ibyo byose bikugose. haleluya, kuko ndi Uwiteka Imana yanjye mba namaze kubibona. byose bikugose irakubwira iti ndabizi, gumana nanjye, komeza unyizere. amen. wijya gupfumuza no kuraguza no gusara no guta umutwe, gumana nanjye ngiye kugutabara. ihangane, ndabizi, ihangane. ndazi abanzi bawe, ndazi urwango wanzwe, ndazi ibikuriho, ndazi n'ibyo utanazi. burya Imana itubwiye ibituriho byose wadepurima, wahita uvuga uti hari igihe wibeshya ko ari umuntu umwe kumva ari nka batawe yose kandi utanatekereza cyane. ariko Imana iti gumana nanjye, humura, gumya unyizere. niyo mpamvu tuyishimira kuturwanirira intambara tuzi n'izo tutazi. urabona ngo gumana yurose uhagaze mu itorero, mu rusengero bateranira, yarabwiye ngo ndi kumwe nawe ntacyo uzaba. amen. urarinzwe, ibyo wambwiye ndabizi, gumya unyizere kuko ngiye kugusohora muri rya gerageza. haleluya, bayita Imana. inzozi ya kane ni igihe urota ubona ureba muri kirere, ureba mu kirere, uhagaze hasi urangariye mu kirere, uraramye ureba muri mu gicu, kino gicu. yego, ko Imana yabwiye Aburahamu ngo sohoka urebe, areba mu gicu. Imana iramubwira ngo ubonye ikinyenyeri. burya nta mpamvu muzaganira, wamenya umubare wazo. niyo muzaganira kuko Imana itambwiye ngo manuka urebe ibiti. inyenyeri isobanura ubuzima bw'umuntu. ati wazibara, ati sinazibara. so kurota ureba mu kirere, wabona izuba, wabona ukwezi, icyo wabona cyose, cy'ingenzi ni uko warebye mu kirere. kuko yaravuze ngo gutaba kwacu kwava he? ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yacu mu ijuru n'isi, kandi tuzi kuba mu ijuru, ariko ritubaswe n'abantu. si iri ngiri tubona, kuko buriya mu busobanuro ririya juru tubona buriya niba ni ibicu. burya noneho burya munsi y'ijoro harimo izuba, ukwezi n'ibindi byose. hanyuma hagati y'aho Imana iba n'ijuru hari y'amazi, icyo bita waters. hagati y'ijuru n'aho Imana iba harimo amazi. ntabwo wari ubizi? ntabibwirwa n'iki, ariko ubu ndabimenye. ntabwo wari ubisobanukiwe se? reka neza ko Imana yahamagariye si ugufasha abantu. nanjye niyo mpamvu nyine mba ndi mu bandi, rega nuko nagiriwe amahirwe nkegezwa hafi yawe kugira ngo njye mbasha kukubaza. baravuga ngo ku munsi wa gatatu Imana yo kurema iri kurema gatatu n'uwa kane, ngo waters below gathered into the sea, dry land, vegetable appears, sun, moon, star set in firmament. ubundi nuko abantu batayibona ngo mbikwereke. sinzi, urabona ko ni hano ufite igishushanyo, ikintu cya mbere bakwereka isi. ubwo ni umubumbe turiho. hirya y'umubumbe hazengurutseho amazi. yego. hejuru hakaba izuba, ukwezi ni inyenyeri. buriya abantu benshi ntabwo bazi aho izuba ripurashije, ntabwo wamenya ari he. usomye aho ureba iburasira bwaryo
iyo ugiye gusoma ripuraje mu burasira aho duhera rirasa burya ryo ntiryimuka ni isi ngo yizengurutse himuka isi hagakurikira ku kwezi kurikurikira hakazaho inyenyeri ziri gusa nko ziba ziri nk'iburyo bwayo hirya mo gakeya noneho hagati aho niho harimo na bya bicu biri munsi y'imvura tujya tubona noneho hagati babyita ngo waters above hejuru y'iryo juru n'ibyo byose hari amazi ubwo hejuru y'ayo mazi niho hari ijuru ry'Imana ari ryo ntuze yarose rya gatatu rego n'ubuhanga bwa teoloji utabwize ntago wabimenya niyo mpamvu yavuze Imana ijya kurimbura isi ngo amazi y'ikuzimu hasi arazamuka nayo mu ijuru noneho arangije ngo n'amasoko yo hasi ntiyarabomoka n'imvura iragwa ngo n'amasoko yo hejuru mu ijuru nayo aramanuka nicyo bita waters above ubishaka yayibona ku munsi wa gatatu Imana irema no ku munsi wa kane mu gitabo cy'Itangiriro ubwo nagira ngo mfashe abo bantu banabyumve karagaciyemo siko tuba turi ku ishuri erega ni umwe bw'abera ntawe tubuza kuba mu idini rye habe tu twe nta n'abayoboke tugira ubumwe bw'abera uwera mu bayisilamu uwera mu bakatolika uwera muri ADPR uwera aho uri n'amadini yose noneho bumwe bwabo nibwo ngubu bwabwege kandi ukabusangiza abandi ugasubirayo amahoro nakashize yifashusho ariko kubera ko atari tugiye gusobanura tuzayivuga twerekana ariko by'ukuri yego iyo ugiye kureba dore kwishiteye negereje murayibona yego buretse ndebe neza urimo nayibona ndi kuyibona neza yerekera aho ngaho rero niyo ndashaka kwereka abanya ko no kwerekana uko isi ikoze abantu bajya banabisobanukirwa hari n'ibindi bakubwira byinshi hano tugira byinshi umuntu aba yarasomye noneho bikomeye noneho kurusha n'ibindi ijuru ry'Imana zaburi zibigize amazi yo hejuru aho wabisoma firmament icyo ari cyo inyenyera hiri aho kwezi kuri bibiri uko bivuga underwater iri munsi y'isi munsi y'inyanja hari amazi n'amazi asanzwe ariya niyo yarimbuye isi rero mu gihe cya mbere cyo kwano basa twanwa twivugira twebwe kurota ureba mu kirere aha sky iyo urose ureba mu kirere nabyo bisobanura ngo gumana holdinga kwa kwizera kwawe ntucogore ntucike intege vuba Imana igiye gutabara ngo Yesu aramareba hejuru abwira Imana ngo Mana uyu munsi unyumve Eliya agiye gutamba itambo arubura amaso areba hejuru Bibiliya yatubwira haravuga ngo yemwe bagabo muraramanitse amaboko mu nzu y'Imana areba hejuru nange muzatabarwa niyo mpamvu abana benshi gusenga bazamura amaboko kubiriza niko yavuze so rero ibyiringiro byacu biva ku Mana y'ijuru n'isi uko biri tubwira kurota ureba mu ijuru cyangwa mu kirere yes irakubwira ngo ndabizi ndabibona ariko ihangane nazigenda nabizi ihangane hari ibyo ndi kugutegurira ngumanira icyizere umunyizere nyizere izere ijambo ryanjye izere icyo navuga nyizera wicogora giye gukora ikintu kiremereye izo nzozi ndazimenya inzirota nzamenya ko byenda kugira ngo twusirize hamwe tutarinje kugora abantu cyangwa ngo ufate wa mwanya munini yumvise reka mvuze ngo mbe nsubitse isa nk'aho ari iya nyuma n'ubwo hari izindi kurota hari undi muntu urimo gutera imbaraga ukwencouraginga mugenzi wawe akubwira motivation yakumotiva ati wowe wicika intege winanirwa komeza agufasha guterera umusozi agufasha gusimbuka umugezi agufasha umuntu wese ukwencouraginga umuntu wese ubwo ati oya wicogora uwo ari we wese kabone nubwo yaba utamuzi w'ubukristo niba ari umupagani apfa kuba ari kukwangura arashaka kuba umupagani wo mu rusengero ku mutima ari we mukristo twagiye tubimenya abantu benshi n'ubundi tuzakigarukaho unsobanurira ukuntu abatizera nyine Bibiliya yatubujije kugendana nabo ari abahe kuko hari igihe usanga wa wundi wo mu nzu y'Imana ari we mubi kurusha wa wundi uremeranywa nanjye ko hari abapagani n'abagome n'abarozi mu nsengero kandi bambaye umwenda wa gikristo hari abatambye kandi ngo yose birura niba bagomba kuba mu ntama rege birura mu ntama niho hakaba n'umuntu utazi naho umuryango w'urusengero ruri kandi ari umwana mwiza ariko agira umutima
umutima w'Imana pe yego turemeranya ntagambana atahemuka atagira guta atazi no kubahera isengesho ku murongo. uwo rero ni w'isi yita umupagani mu maso yabo ngo ntasenga ngo n'umupagani. ikimenyetso ko atagira uturwanya. Ntabwo uzi ko yavuze ati rero abahanuzi bose barapfuye ari Elisa ati ninjye mu gato ati reka iryagabanya amategeko. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali bitarigera bipfa bitaraza mu rusareko bitarapfukamira iki Bayali. Urumva we ntabyo yarazi ni amakuru yarahishe. Ati nifitiye abandi bahanuzi 7 ngo batarapfukamira Bayali kandi batazaga imbere ngo bigaragaze. Ahubwo ushaka utoranya gusimbura uva handi abona bikomeye. Nubundi aheruka yuko yahise agenda yimika abantu arangije ahita agenda nyine. So rero nibonye mu nzozi umuntu akwencouraging ako kantu yarashyizemo tukiri kuri ntoza ubwo sobwebona yarashyizemo. Erega niko Imana nijye uzi kwigisha nijye uzi kuvuga nijye nyine urumva ntabonetse kuri mu buzima twemera ko umuntu ari umukristo kubera ko yaje aho dusengera. Ariko Imana yo yemera kwikorera byo mu mutima. Ariho Imana yabwiye witwa Samweli agiye gutoranya abazaba umwami mu Isiraheli. Ngabona Natani igisore kirekire cy'imbaraga kizi kuvuga kizi. Aravuga ati noyo Imana ntibeshye. Imana iramubwira ngo namugaye. Ese ndeba nk'abantu ndeba mu mutima. Hari abantu bagawe n'Imana ariko abandi babemera. Umva ni mu rusengero. Nuvuga ngo ubundi ni kambwira indwara twifiteho cyane. Uwo mudasenga no mwita umupagani. Nukuri aturiye yarayobye no umupagani. Ariko urumva ko iyo urose ubona hari undi muntu ugutera intege wicogora ihangane bizaba. Waba utereye umusozi muzukunane ko ntaje guhaye ukuboko agutereje umusozi neza undi ugasanga gusanza aho uri arakuzamuye aguhaye lift mu modoka arakwencouraginze bivuze ngo uri mu nzira y'umuhamagaro ugiye kugera ku ntsinzi yawe. Amen. Ngo still guma wizeye Imana wicokora gushaka imbaraga zose wirira wikwiheba wikwinuba wiyinubira ahubwo ni umwanya mwiza wo kuvuga ngo thank you Lord urakoze Mana urakoze Mana. So ngizi zimwe mu nzozi ariko narebye izi zumvikana ukuntu kugira abantu baze kwisobanukirwa zerekana ko ari ibyo. Iya mbere kurota ufite Bibiliya mu nzozi wayiryamira wayipfumbata wayijya nta kindi. Kabiri kurota urimo usenga Imana mu nzozi. Gatatu kurota uri mu rusengero rwagati wari rwose. Kane ni ugusenga uri muri kurota uri kureba mu kirere. Gatanu ni ukubona undi muntu wari we wese agutera intege ku bibazo uri musengeramo ufasha kwambuka umugezi guterera umusozi aguha lift ariko atari y'igare. Igare umenye ko nyine uragiye nta byawe twarabivuzeho. Ubona akwambika ubona guhita ukabona ko muri we agukomeza agutera intege zo kudacogora kutwara mu masengesho. Menya ngo Imana ndakwibutsa ngo gumana nanjye unyizere ndi kumwe nawe ugiye gusohoka muri icyo kibazo. Ngizozi urakoze cyane mushumba. Ndakeka twize n'ibindi byinshi. Ubundi nicyo ubumwe bw'Abera Ministries bubereyeho. Turasobanukirwa mu mwuka tukagenda Imana ikaduha umugisha turi mu buzima busobanutse tugahindura n'ubuzima bw'abandi. Akoze cyane amavuta kandi agira amateka. Urakoze mushumba. Merci.